Asoma reka nkubwize ukuri ejo n'ejo bundi batazana kunigira mu nzu uretse n'ibyo ashobora no kuzana uwo muntu wibeshye ugira unamukuru muraho neza amahoro y'Imana bane namwe kanizere ko mumeze neza ngiye meze neza ndashima Imana ndashimira buri muntu wese ufata umwanya akareba video inyura kuri Ketchup TV show muri abantu b'agaciro muri abantu badasanzwe Imana igi bamera umugisha ndabakunda cyane comment nziza mushyira kuri prank comment nziza mushyira kuri video zanatambutse na mbere hose nukuri ndazibona Imana igikomeze bamera umugisha ibyiza mutwifuriza Imana namwe igi bibaha Neira umeze neza abantu bagukundira babwira iki nayo ndabukunda cyane okay ndabashimira rero mana yanjye niba nzakora ikiganiro mwicaye ahantu hamwe nuje ndi gushimira ukuntu mwakiriye Neira na Asumani kuri YouTube channel yanjye nukuri ni ibintu mereza agaciro ni n'ibintu umuntu yubaha kuko hari ahantu henshi mubona abantu gutya akakanya ko nimubakunde kuko mwabakunze mwarakoze cyane ndabashimira umwanya wabo ariko nibinadukundira tuzabategurira ikiganiro mwumve imbamutima zabo so tugiye gukora prank Asumani ntago ameze neza turashaka gufatirana nuko atameze neza tukareka ko twamushyushya mu mubiri akamera neza cyangwa se tukareka ko bitari buteze ibibazo kurushaho sindi bugiye ngo nsobanure prank yose nabarambira cyangwa nkabatwara umwanya muze mubane natwe murebe prank ngiye na Neira tujye kumukorera ndabakunda cyane abantu mushaka kugabanya ibiro mujye muri Sunrot murikubona ko nambaye n'umupira wabo mukanya mfite akazi kabo ngomba gukora nyuma y'iyi prank babahe product nziza cyane zigabanya ibiro ikindi bafite detox nshyashya nziza nanjye ndimo kuyikoresha igabanya mu nda n'ibicece umuntu ushaka kugabanya ibyo bintu byombi cyangwa se wishakira icyayi uzajya unywa kibimera kimeze neza bahamagare kuri 07202036 ubabwire ngo ndashaka detox numvishije Ketchup yavuze nshyashya nziza mufite ndabakunda cyane muze mubane natwe nahiye kwitaba hano umutware arahari niyo mpamvu numvaga ari kuvuga ngira ngo ari kumuhamagara uwo nta Asumani ari gusona neza ngo nimutabaze uri kumuhamagara kandi yari ari kuri telefone tujya muri salo mama kamara gushaka kajya kutereka Ifuna hari ibintu nshaka kukubaza ukambabarira ukambwira ukuri ntabwo nshaka ko we na Neira muterana amagambo y'ingenzi yo kubaza Neira arabizi niyo mpamvu nari namubwiye ngo nuza ahita kuvuga ko ngushaka ndashaka ko njye nawe tuvugana ibi bintu nk'abantu bakuru nk'abantu batinya Imana ugakomeza gahunda zawe nanjye nkajya muzanjye Asuma shaka umbwire umuntu waguhaye uburenganzira sibyo bwo gufata icyumba uraramo ukajya ugikodesha nijoro wowe kanyumvira ese ikintu cyose Neira avuze kuri wowe abakubeshyera ibyo bintu se ni bavuga Neira njyewe yarambwiye sibyo ntabyo nzi kabisa ese bimubwire Neira hari ari kugira ngo ndikukubeshyera ese uzi ko ari kukubeshya ngiye narabimubwiye ngiye bitewe n'ukuntu ufata nkaho ari uko nese urumva nakodesha inzu nge nkarara ye mukararana n'abo bantu babayihaye Asuma wowe ufata icyumba ntabyo nzi ibyo bintu ntabyo nzi arabeshya wowe ufata icyumba uraramo ukajya kugitanga ngo niba ari kuri bingahe ibi bintu nibiba ngombwa birazamo na Qur'ani uyifata uyirahiriremo Asuma ufata icyumba uraramo
aho kugira ngo uryame usinzire wumve ko ugiye kuruhuka ufasha abandi bantu uraje urabakodesheje ngo nimba ari 5 nimba ari 7 baguha ku ijoro ni 10 bamwe nganyumvira iyo bwiza ariko ubundi wowe mu mutwe wawe nta kibazo giki Ikibazo urumva nk'ibyo cy'iki? bigambo waje ikibazo kwifata cy'iki uba waje ugahurutura ukavuga ngo ngiye nkodesha None ngiye wumva- nkodesha inzu se nkarara he ejo Ukamubwira n'ejo bundi nti, ndakwiyama. utazagira icyo uba yego da ese abuje ubundi ibi ngo bintu ntabyo nzarambeshya ese suma wafa arambeshye mbese maze Kubeshyera nkubwire ibiki? ariko Ejo kuki iyo umuntu n'ejo atarabutse hano bundi utangira utazagira- kuvuga ubwo butiku bwose kuki se utamubwiye abo bantu barimo ngaze none afatana igihago yego uretse kumubwira se baragiye nimba baranaje none se Asuma. sibyo arambeshyira ibyo bintu nta n'ibyo nzi nta n'umuntu ujya nta n'umuntu ugenda ndinjiza muri iki gipangu asuma Mbere wagiye yo utinya imana kugikodesha. wagiye utinya imana wallahi nta muntu yigeze ninjiza hano muri iki gipangu simba numva abantu hano mu muhanda bose mwaramenye mbese mu mwabaye muhanda abashuti. uca mu muhanda bivuze ko baza hano mu rugo mumara kugenda mbese nzamera nk'ikiragi umuntu aca asuze mwihorere nijoro Mm. ari abatoragura ari abasinze ariko none ego mana yanjye ego ibintu byo mana urabyungukiramo Ariko iki? ye. ukira mbike ariko wukaga yuko agenda agomeza nkabiceceka nabivuga asuma reka Ibintu nkubwire ntabyo nzi sinzi uburyo yabitekereje Umva mbese ukuntu ari barica ibintu ku ntabyo nzi. asuma reka nkubwire ikintu kimwe njyewe ntago ndahangaha ngo nubyemera ngo ndakurasa nta mbunda ngira sindahangaha ngo nubyemera ngo none nifate nemera ibintu ntazi se kugira ngo bigende. sinkubwiye ngo wemere ibintu utazi ariko noneho ikintu kimwe wowe ufashe umuntu muzanye hano muraranye utazi akuniza ubundi abana bo ari gatuma yegora akazaniga nta muntu waje mu gikeka niba ari nero noneho ngo ejo Ariwe bundi tubana wazanye hano. ejo bundi wazanye w'umukobwa araharara agenda amutwarira n'ipantaro ni nayo mpamvu yatumye hano umukobwa azankorera ibara Ibara ashaka si- kugutera do yafashe ido barararanye noneho mbyutse ndebye imyenda yanjye mburamo ipantaro nganyumvira suma utangiye Niyo kugifata n'imyenda ya nero niyo ukayitanga mpamvu naje no umukobwa kubikubwira arambeshye umukobwa arambeshye ibyo bintu nta n'ibyo nzi umukobwa Ahubwo arakubeshya sinzi ahubwo ibintu ndashaka sinzi ipantaro yanjye bajyanye asuma we ubundi ubushaka asuma mbabarira mbabarira oya uzagufate mu mitwe mbabarira wowe uzana abakobwa hano muri iyi nzu bamaze kugenda babuja dushwana ariko uyu mukobwa ndamwiyamye nawe buri munsi nawe ndakwiyama Imana imaze kukurambirwa ngiye nawe izina ry'Imana imaze kukurambirwa nero uzongera kumukoraho njye inshuro tuzakira ya nyuma kandi nzamumenya ariko uzibere nawe uba usa nkaho Uzibere. ndetse ibyo bintu waraje bihurutura urabyemera ngo kubera iki yaguhimbiye yabuze ibindi bintu aguhimbira Yegora. ese nta bintu byiza ntabyo baguhimbira nzi ibyo bintu ntabyo nzi nta bintu byiza kandi baguhimbira umunsi namurambiwe byanyabyo nta bintu byiza baguhimbira yego ye nani ubu nta kintu cyiza wowe umira ni ikize cyiza nkore iki cyiza nkore Ndashaka ipantaro yawe waraharanye n'indayaga reba mugati ukuntu awugiye ibi byereka tube tubyihoreye ndashaka umbwire impamvu asuma ndashaka umbwire impamvu wowe wifata ukihereza uburenganzira 100% nako 1,000% bwo kumva ko ugomba nawe kubona ndumva abantu hahise ukofurima neza kiza none arumva Kureka ko ibyi- kubeshya njyewe byizo ndaya nabikubajije ni wowe uzi nimba ndetse si watangiye kuvuga ngo ni indaya maze ndetse izo ndaya hari inshuti ujya zawe gutoragura abantu Negera hano. basize hariya uzi ko yegora None baba- nagumye kunkora mu mutwe ndamukubita uramukubita umubita. wibeshye umukorewe njye nshaka kumenya umuntu waguhaye uburenganzira Yego. Nenda guhaye uburenganzira acunga rega mumaze kugenda uburyo yabitekereje kuza kumva ahubwo nkibaza impamvu wiryamisha kare nkibaza impamvu wirirwa wigize umuntu ukunda icyumba kumva ufitemo abantu ubugira ngo umuntu ataza akabimenya yirirwa yirwarishije ahangaha asuma reka nkubwize ukuri nimba ariyo gahunda ufite yo gushinyagurira ndarwaye urarwaye urarwaye. nubwo mwanamugirira n'umuntu ugatara unarwaye reka tureke kumushinyagurira ese ndugushinyagurira asuma njyewe nshaka ese umbwiza ugatangira ukuri kuvuga ngo ndirwaye njyewe nshaka umbwiza ukuri ninde waguhaye uburenganzira bwo kuza gucumbikisha abantu hano nako kubishyuza geto mabujura ibyo bintu ntabyo nzi. ninde nyine wabikubwiye ntabyo nzi njye nta n'abantu njye nzana hano asuma Ahubwo ufite uyu imyaka ingahe yo mukobwa- kuba wakwigira umuntu wananiranye bigeze ahangaha urumva umaze gukura nyine ku buryo wakora amafuti uru rugo rufite abantu barubamo ubwacu turi benshi ubonye bidahagije ati none reka njye mbazana n'abakora bataha uzanye abantu baraje barahari ese aharaye Ese abo akahapfira bantu hari n'umwe wari wasanga ahangaha asuma aharaye akahapfira oya hari umuntu n'umwe wari wasanga ahangaha araza agasanga hari ahafunze namenya ngo harimo nde nabimenya nde ninjira mu cyumba cyawe mbese uwo njyewe muntu nta n'ubwo yajya no kuri tuwarete ngo byibura wenda agiye twaryamye Yego, araza. wenda agiye umukobwa twaryamye arabeshya Abeshya umukobwa ariko si biki? tutagira ubona ko aba ashaka do kugutera. arigiza abakobwa ibintu byose azajya aza yifata ahurutura akubwira ibibaho n'ibitabaho nawe yego ujye ye wumva yego ibyo yemera ko Asuma. uzana abakobwa ahangaha asuma reka nkubwize nta ukuri n'isoni rega reka nkubwize ukuri
kuri iyi nshuro ntabwo biri bukugwa amahoro, kuri iyi nshuro ntabwo ndi bukwihorere ngo birangire gutya gutya. nanjye kuri iyi nshuro ntabwo muri bufate ibinyoma ngo mubingirikeho ngo byemere. ibinyoma niba uwo mukobwa akazi kose agashaka n'ayo uhembwa akajya ayafata mukamuha akagumana njye nanagiye. umva mbese ibyo se akora byenyine abibasha wenyine. mbese ubwo urumva ashaka kugira ko ukirimo ayifata akavuga ngo ngenzane indaya hano ni imashini nta n'umushuti wanjye natinyuka emera icyaha usaba imbabazi, ahubwo umva kuko ikintu abakobwa b'ububiriro baza nta n'umuntu bamaze kugenda. umva ikindi kintu gihari, nudashaka kuntu ipantaro igaruka amafaranga yawe sinzayaguhereza utaramuha ipantaro ye, nzayagumana. amabarire ashaka uriya mukobwa waraye uraye ahangaha amereza ipantaro yanjye bitabaye ibyo rero siko bimeze Suma. urandeba wimwirebesha gutyo, niba uri mu mafuti jya wemera ikosa usaba imbabazi. Kuki utemera gusaba imbabazi? ase uransabisha imbabazi, ibyo bintu ntabyo nzi kugira ngo bigende gute ubundi bavuga. ubu yicaye guhimbira ikinyoma cy'uko winjiza abantu hariya Suma. Tubwizanye ukuri tuvuge ko nirabeshya icyo kintu yicaye ngo kukikubeshya cyangwa nze kukubwira ubujajwa nk'ubwo ngubwo ubundi aba yabuze ikintu akora, ubundi bazamushakira akazi akajya bari gukora akareka kuza avuga ubugambo. ntabwo agira icyo akora, ntabwo agira icyo akora. umva reka nkubwire banjyana ipantaro niyo mpamvu nabivuze. Asuma reka gera banjyana ipantaro mugarura ipantaro ya Neira, ubundi kesi yawe igiye nawe ntabyo nzi, nta n'umuntu waraye hano nta n'umuntu. noneho mama kanamubwira n'ibyo rero nimba utabwira umukobwa ngo agarurire ipantaro, yegeye kubibwira mama kandi aba abizi ko wirirwa uzana abakobwa ahangaha arangiza ngo upfa guhimubwire ngo ndaza kwisobanura. urabizi ko nakumva, urabizi ko nakumva, yego urabizi ko nshobora kukumva nyine, niyo mpamvu uba wumva ko ibintu byose wabikora ukavuga noneho jya kumva saa 10 bakubise ibyugi ngambara wumva sasa uri tayari. noneho nsohotse nkasanga umukobwa ararenze, noneho aha mu muhanda abantu bose baba babaye inshuti ze. ntabwo ujya ubona ukuntu agenda hariya igipangu. ninde ufite urufunguzo rwa gate kwanza, ni wowe cyangwa ni we? urufunguzo rwa gate ni wowe urufite. ninde urufite nonaha arume? ninde urufite? urarufite? nari ndushyize hanze mvuye kumufungura. Urasenze nkwereke utaza no kugira uraramuka umuko nayi nagukoreho ngo ubyemere. yibeshya ngo babarira gutikura urabona n'iki cyose Asuma baba aho bigeze tujyane kuzana urwo rufunguzo kuko ndarukeneye, noneho ndabona uri nese urufunguzo nera kandi ufite urajyana nyine tugende urunyereka aho yego ye tugende unyereka aho urufunguzo nayi guma aho ngaho ndaje wibeshye Kigali we mugumane se mu biki warangiza yarakaye baye bankoreye puraka y'uko ngo aje kuntereta nanjye birandakaza nawe narakare. Nata abantu mukundanira yirakaje sinzi niba agiye gufata ibintu bye ngo atahise. Mwana twica yarakaye none niba agiye gufata ibintu bye ngo atahe yicaye hanze yigize nabi ntabwo yasohotse urufunguzo naruhishe. Asumani Asuma uriheza aho hanze wagize ngo ntabwo ibintu byose biri burangire. Asuma ngwino hano, ngende ibona nabwo wahamagara ukansuzugura. Yego ibyawe byagiye ku murongo wowe. Asuma reka nkubwire ikintu cya mbere, kuba warafashe ukanca amazi nicyo kintu gisigaye gituma wumva ko ibintu byose bishoboka, sibyo? ndagusigara n'umuntu ndakuvuga ngo wibeshye ngo umukore ukajya kumukora. noneho kwisobanura bivuze ko mba nkuciye amazi.
ikintu cya mbere muzaze munshinja ibintu numva mwese muri kubishinja ikintu cya mbere ni uko utari bubone uko usohoka. Ikindi kintu cya kabiri, Asuma, ndashaka ko ibintu wihaye byo kwigira umuntu udasanzwe hano ubiryoza. Nicyo kintu cyonyine ngukeneye. Uzi ikintu kimwe kibura ni ukuzaza ngasanga n'izi ntebe wazijyanye, nta kabati, nta televiziyo, nta kintu kimwe kiri muri uru rugo, byose wagiye ubigaba mu bantu. Noneho ateka ibiryo nkamubaza se ibi biryo byose watetse ni ibyacu twahano twenyine nibi, kumbi aba yabitse ibindi ku ruhande aribo haba babakobwa. Nuko Asuma, muri make ubakodesha icyumba ukabaha n'icyo kurya, uzi ko utazabura abakiriya ku bihumbi 10 byawe n'uburiri n'ibiryo, narangiza ngiye nkirirwa mvunika ndimo ndakorera abandi bantu. 10 bagwanubemo n'amayite wumvaga ntazabivuga. Nyine ni ukuvuga Asuma, usuri kuvuga uri gutegeka kunsubiza ngewe ndimo ndashaka nanjye mugiye muri kushinja ibintu ntazi se, hanyuma ni nceceke mbikiranye nyine mungerekeho ibyo bintu byose. Genda umushoramari muri business zawe. Business ngira urayifite yewe naranamubwiye ati rero ibyo bihumbi 10 bagiye kujya bagura jya byibuze mbamo n'igihumbi nigurire n'amayinite ngo genda wene ndavuga ngo umunsi umwe zabivuga none banjyaniye ipantaro yo mpamvu nabivuga. Asuma, reka nkubwize ukuri, ntukabone tuziranye bihagije, ntukabone ngira kwihangana guhagije ngo ubukine nawe. Ndashaka ukora uko ushoboye nera asubizwe ipantaro ye, hanyuma njye nawe kesi yanjye nawe iraba ndende, irazamo n'abandi bantu benshi. Siko bimeze, ushaka ipantaro ya Nera ayisubizwe. Uwo mukobwa wazanye hano ariko mana y'isi n'ijuru kireka ngufashe, ni umukobwa umwe agira ngo mama yego mana mumara kwinjira hinjira. Umukobwa amaze kuva ku rwego rwo kubeshya, asigaye nimba usigaye uri umushinjacyaha, nimba usigaye uri ikingiye byaraca ngo mu ngiye mba nakuburiye n'urwego mufata kuko we nta n'ubu ukiri umuntu. Ntabwo nifata ukuntu umuntu muzima aza agahurutura ibyo bigambo byose anabeshyera umuntu atazi icyo akora. Igihe cyose uburengana kuyereka yesu wumvaga ngewe nzabiceceka. Igihe cyose uburengana mbere bazajya baza abantu warira imyenda ncecetse. Asuma, igihe cyose abarengana, igihe cyose buri umwere sinzi. Asuma, reka nkubwize ukuri, ejo bundi batazanakunigira mu nzu. Uretse n'ibyo ashobora no kuzana uwo muntu. Asuma, wibeshye ugira na mukuru. Ureke se nyine Asuma bahunzira none ubu ngubu ugiye birashobora bibeshye negeze harahereye igihe bundi wamere ntabwo urambye wibeshye wongera umukore we. Yego ye urambonera hanze se kugira hanze nanahajya nanabishatse nanaho hanze vuba. urabona nawe yatagiye kugutegeka kandi yazakoye ni ukubera abazi ibintu akora. Uwarenze ihaniro kandi azakohejesha kuza gutegeka nyiraho. Mwana we Asuma, warenze ihaniro. Sohoka genda dore ukwaza. Ufata imyenda se mu biki? Ufata imyenda ngendere inyuma yawe utavuga. Wibeshye ugira ahantu ujya ibi bintu bitarasobanuka. Akuzi kwigira umwere disi we, ibintu byose aba yigize umwere. Gera ntukajye Asuma, waribonye urakabya. Gwaboteko we vuga ibintu by'ukuri, yohemera icyaha ureke kwirirwa uzana ubusazi hano. Asuma, icyo nshaka ni uko usohoka muri iyo nzu. Ngewe ndavuze ako yanuze iri he bundi neyi ko nabonye nanjye atagiye kumenyera ashaka kumufata. Yatagiye kukumenyera igaze akera grete uyu munsi ndamwica rangi iri waza nunasohoka utamereje ibyanyu. Asuma, sohoka aho ngaho. Sohoka maho ntabyo imyenda, sohoka maho ngaho sohoka. Iyo bajyanye n'imiteya umva ndavuze ngo sohoka. Wongera kuzanaho uwo mutwe ndawumena. Nasohoke nagire vuba. Urakare n'ibintu by'ubumabuja tubishyire ku ruhande. Ariko Asuma, nushaka ubundi se hari aho utabishyize ku ruhande? Hari aho utabishyize ku ruhande? Yahogera kumenyera agenda mwica. Nasohoka
wibeshye umukoreho yibeshye yongere no kumenya nabonye atagiye kuzana imyenda kandi muyigumane wenda mujye namwe muyamba umva mbaye nakubwira ikintu kimwe amapantaro ya vayo hano mbaye umva mbaye se nyine bakubwiye nta rufunguzo rega uri bubone nabishe ujyahe ugende se ujyahe zanira ipantaro nabonye wigize ubuntu bw'ubusazi ndagukubita wibeshye urabona asuma rekura asuma rekura cyangwa umuntu akujyana kuri polisi dore nawe yirekure nawe yirekure umva nege harayibeshya gukora asuma umukintu kimwe ngiye kukubwira utanagenda wikunguje inzira yose ukajya kunteranya na Inosa ugende numara kumva watuje muri wowe wenda ufite umutima wo guca bugufi no kumvikana nanjye uze kugaruka ahangaha mukuregere nawe areba ubundi ufata imyenda yawe aguha umunyenga kumvikana ikize mugena usigaye ushigira ku matiku uriya mukobwa turatumvikana ngende kukubwira ngo ndamukashinga ikirenge nkavamo hano mu kigipangu sinzahagaruka niyo myenda muyigumane mujye muyiyambara yego imyenda yawe se ninde hano umuhungu muri twebwe hano hari umuhungu urimo yanayambara neza cyangwa uzi hano ukuntu angana ariko ungana ariko warasaze ngiye nambara imyenda yawe ibyo ntaka ari ipantaro yanjye ubu se ubundi kuki utafashe imyenda yawe ngo bari utanga ukajya gutanga ipantaro ye ariko nayihaye nde niyo mpamvu natumye nanabivuga nde wigeze uzana yahaye asuma reka nkubwire ikintu kimwe utaruzi uyu munsi abakobwa bawe bari batangiye kujya bamenye ariko mbabarira ndebere ubu iyi nzira izwi n'abantu nk'igihumbi reka nkubwire uzagaruka hano gufata imyenda uri kumwe na Inosa rwose aguha umunyengo unayitware neza apana abantu kukubona ugenda wikoreye ibintu byinshi sibyo kuri aya manywa n'izuba igendere rwiza ubwo burara bwawe uzashaka kandi hantu uzajya gukodesha abantu nkayoberwa impamvu yirirwa akora isuku yateyemo utuntu tuwudi duhumura ntabwo ubizi akazanamo amatara y'umutuku yegora itara ry'umutuku buriya haka itara ry'umutuku kubera iki yegora nanjye yacanye niba itara ry'umutuku na wudi biba bimaramo iki mo hariya amabujura urabizi ibiki nzi abarira nawe reke kunkoroga cyane hava hano mpoza amabara amabara nugira amahirwe urava hano ahubwo se ntabwo mushaka kunyingurira ngo nigende genda asuma simbizi kabisa nta nubwo mushaka kunyingurira ngo nigende so twashakaga kukubwira yuko twari turi kugufatira akavidewo keza asumani mukunda dore nguyu ukajya umenyera reka undi mwana wawe reka undi mwana ukajya umenyera ntabwo mani rero kukumenyera reba ukuntu umwenda wawe ugize ndebera ukuntu awugiriye umwenda we oya ejo bundi mwanya wagejeje gute yegora ejo bundi unereta ngo ni mbese kugutereta se bigure no kuza gufata ibinyuma bingana kuranka asumani urakara nabi urabona ukuntu wirakajira asumani urakara nabi urumva nirakaje hejuru y'amagambo yose mu ndirimbo urumva nirakaje ahubwo ikintu nagusaba umukobwa wigira ibintu biri seriye mwana byazarangira gukubise kandi nta bintu kumbwira nyuma ko ari imikino kandi ntabwo nta bintu byo kumukubita mwana ubu ngubu ahantu bigeze ni ukuzajya umuntu ashyiramo igikuta hagati yawe na Neira ndabona yirakaje rero ari busubire ku murongo atije urufunguzo rwawe nacire two zose twari dufitanye zirangire ego kuganira n'ibiki byose birangira kubera ko byazarangira ari seriye asuma ihangane sibyo kwa ko urwaye tubabarire ntabwo twagomba kubikora kandi utameze neza sibyo rwose umuganiriza ibi bintu ntabwo zishaka ego ejo bundi noneho ugiye urimo nkorera purake ukagira ngo ugiye ntabwo uzayipanga yego da ihangane itandukanye no gufata ikinyuma amazi akakikurundaho kimeze kuri hanyuma se umugati wawe wowe uri umumabuja ukumva ngo umukozi wawe azana abantu bakishyura inzu byagenda hanyuma se umugati wanjye wo birageza neza iyo mukubita byari kurangira cyane amabuja ukabona ndamwashi bagira ngo ndimo asuma umugati wanjye washije wo birageza gute umukobwa wishyura kuko ibintu byose niba wabiteye neza
wabaye inka rero abantu mwarebye iyi video Imana ibamere umugisha ndabakunda cyane Asumani ararwaye ibintu twamukoreye ntabwo byari turamukunda ni ihangane mwana we